Yes, hello everyone. Mumeze mute rero? Nizere ko mwese mumeze neza. Ni wa munyamakuru wanyu umwe rukumbi Professeur Cyucyu cyangwa se Eric Stonchi, the Superboy benshi muzi nka Derek nk'ibisanzwe. So nkuko nabibabwiye rero ngira ngo muri aka kanya mwamaze kubibona ko wa mukobwa wacu cyangwa se uwitwa Mweto Divine Miss Rwanda 2022 muri aka kanya yamaze urubanza rwe rumaze gukorwa cyangwa se rumaze kurangira. Ubwo ngira ngo mwabibonye ni ibyishimo ku bantu benshi cyane 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 ku bamukundaga, ku bantu mutamushyigikiye ko yakomeza agafungwa inyuma y'uko afashwe ashinjwa ibyaha bimwe na bimwe nko gutwara yanyweye cyangwa se gutwara yasinze, nko gutwara ikinyabiziga nta ruhushya rumwemera cyangwa se rwa burundu afite. Benshi kwa tubitegereje turi benshi twibaza ngo bizarangira bite, twibaza ngo bizagenda gute. Muri aka kanya mwamaze kubona ko yakatiwe igihano kingana n'amezi 3 mu gihe cy'umwaka kandi asubitswe, akanacibwa n'amande y'amafaranga 190 by'amanyarwanda. Mu by'ukuri twari tubitegereje turi benshi cyane twifuza ko yagakwiye gutaha akagaruka, sibyo? Wenda nawe uko byagenda kose yamaze kwiga isomo ryiza ryo kuba nawe agomba kumenya kugendera kuri gahunda nk'iz'abandi bagenderaho, kumenya gutwara ibintu uko bikwiye gutwarwa, kuko ndabizi ko isomo cyangwa se ikosa rimwe ntabwo rikosozwa irindi, sibyo? Ikosa rimwe ushobora kurikora rikakwigisha ibintu byinshi kandi by'ingenzi. Ushobora kuvuga ngo nimba ikosa nariguyemo kuri uyu munsi, ejo bizagenda bite, sibyo? Ushobora kutifuza ko ejo iryo kosa wakongera ukarigarukamo cyangwa se ukarigwamo. Muri aka kanya rero reka tuvuge ko ari ibintu byiza cyane. Buriya ubucamanza bufite uburyo bureba ibintu cyangwa se bukanaliza, bufite ukuntu nabwo bukora research ku ikosa runaka, ariko nizere ko biriya bintu byabereye isomo buri muntu wese, byabereye isomo rubanda nyamwinshi, byabereye isomo n'abandi bantu bagerageza gukora ibintu nk'ibyo akora cyangwa se nk'ibyo yari yarakoze, sibyo? Nizere ko niba nawe bamaze kumuhereza, reka tubyite imbabazi, kuko twagiye tubona wenda bamwe igihano bagiye bamusabira cyangwa se abifuza ko yamaramo n'igihe kirekire kugira abanze asubize ubwenge ku gihe, ariko nizere ko mwayo mezi 3 bamuhaye cyangwa se bamukatiye, nk'icyo gihano mubwo atibona gisubitse agiye kwigamo ibintu byinshi cyane, ashobora kuba nawe bizamwigisha, sibyo? Wenda urugero dufate nk'uruhushya rwo gutwara. Muri aka kanya yamaze gushyira ubwenge ku gihe muri gahunda y'uko yumva ko agomba gutangira kwiga, sibyo? Akeneye kwiga, akeneye kwicara akitekerezaho akavuga ngo bizagenda bite kugira ngo nanjye byibuze ntangire kujya mu muhanda mfite uruhushya rwo gutwara, sibyo? Nizere ko biriya bintu bitazongera kubaho. Kandi nawe ufite ukuntu hano mu Rwanda dufite abantu benshi cyane mutwara mutujuje ibyangombwa bisabwa, kujya kwiga amategeko y'umuhanda, nawe ugatsindira perviswari ntabwo ari ibintu bigikomeye cyane, kuko kwiga bisigaye biri ku buryo bwinshi butandukanye. Ujya kuri YouTube channel ukiga ukabona perviswari ukajya mu kizami, sibyo? Ugira gutya ukavuga ngo perviswari ndayifite, ugatangira kwiga ibijyanye n'amategeko y'umuhanda. Yumaze ko na perviswari utangira kwiga imodoka. Ni ibintu bisanzwe, byaroroshye, ubu ni ibya buri muntu wese, sibyo? Muracyafite amahirwe yo kuba gukorera perimi cyangwa perviswari, murakiga bidasabye kuba bodepoje cyangwa se ugaragaje ko ufite perimi, ufite diplome. Buri muntu wese yemerewe kwiga amategeko y'umuhanda, yayatsinda agatangira kwiga imodoka, sibyo? Hari abantu benshi cyane cyane abamotari bundi aza kwamenshoningaho cyane, kuko benshi murahari mu muhanda mutwara mutujuje ibyangombwa, sibyo? Ntubone rero Mweto Divine bamurekuye nawe utangiye utekereze ngo kwanza nawe ukomeze kugenda kwa ayo makosa. Uyu munsi hari igihe wasanga ari we, ejo akaba ari wowe, sibyo? Kandi ntiwumve ko bamurekuye nawe bibaye karuko nguko byagenda, sibyo? Icara utekereze ko nawe iryo kosa ejo ryakubaho, ryakugonga, kandi we baramutse bagufashe ushobora no gusanga bashobora kuguca amande ari hejuru. Hari abantu batekereje baratangira kuvuga ngo numvishe batangiye guhubiriza 190 ngo ku muntu uhembwa amafaranga arenze miliyoni agera kuva 200,000 kuzamura, ngo uyu mafaranga ni makeya. Ni imbabazi nyine, ni imbabazi bamugiriye, sibyo? Bitewe n'izina rye na profile ye, ntabwo yari umuntu wo gucibwa amande y'amafaranga 190. Hari umumotari wese uvuga ngo nanjye nayabona ayo ngayo. Gusa ariko murabizi ko nta jana ryanga murindi, sibyo? Nta jana ryanga murindi. Biriya bintu byamubayeho nawe ejo byakubaho, n'undi byamubaho, nanjye byambaho. Icyo dukwiye gukora ni iki rero? Ni ukwigiramo isomo, sibyo? Ni ukwigiramo isomo rimwe
gusa ariko ni iby'agaciro, turishimye kuba Miss Rwanda wacu yagarutse, cyane cyane ko ari mu minsi umaze igihe kinini cyane mu bijyanye na Miss Rwanda, sibyo? Binashoboka ko azanagikomeza kuba yitwa Miss, kuko nta wundi muntu uramusimbura mu gihe iryo rushanwa ritarabasha kongera kugaruka kuri standard ryabagaho cyangwa se ryabarizwagaho ngo ryongere rigaruke mu Rwanda. Ubwo rero Miss Muheto Divine, nizere ko wamaze kwiga isomo ry'ubuzima, sibyo? Nizere ko wicaye ukiga, sibyo? Gusa turakwakiriye, urakaza neza mu muryango, urakaza neza ku rubuga rwa Showbiz. Ubu tugiye gutangira kuza kugushaka tugukoreshe ama interview, utangiye uduhereza ibiganiro kugira ngo tumenye ko waje byanyabyo, sibyo? Gusa icyo nagusaba aho uri hose, icero utegereze kandi umuntu wa mbere zo gukoresha interview, ninjye muntu uzaza kugukoresha ikiganiro cya mbere. Ntajya undi munyamakuru buze kweza ikiganiro ntarahigerera nyuma y'uko tukwakiriye, sibyo? Ahubwo turacyategereje rero iri buze kuva kuwitwa Fata ku Mavuta. Murabizi ko nawe uyu munsi saa 9 nibwo urubanza rwiwe twari buze kumenya ngo byagenze bite. Hamaze gusohoka amakuru ya Muheto Divine, turacyategereje Fata ku Mavuta we byagenze bite. Ese yatashye cyangwa nawe bamukatiye igihe runaka gisubitse, cyangwa se yakomeje kuba akiri muri gereza. Turaza kumenya uko bimeze. Ntimujye kure rero, ngemba nkiri wa munyamakuru umwe rukumbi, umwe wipanze akazi. Nizeye neza ko amakuru bazanye abahera ku gihe, mugire problem. Yewe muri aka kanya rero ngo bimeze bite rero, reka dukomerezeho nyuma y'uko tugiye kwamamaza. Yego, tukiri kuri gahunda yo kwamamaza rero, ndakwibutsa wowe ugikeneye kwiga ibijyanye n'ubumenyingiro n'ikoranabuhanga, gana muri Kigali International Art College, ikigo cyigisha ubumenyingiro n'ikoranabuhanga gikorera i Remera mu Gisimenti, ahazwi nko kuri Iyusa Plaza. Bigisha video production, photography, graphic design, web design, creative art, computer hardware, electronic service, CCTV camera and music production. Ushobora no kubamba kuri nimero yabo ya telefoni babarizwaho kuri 0783205698. Ni cyo kigo cyonyine hano mu Rwanda cyigisha ibijyanye n'ubumenyingiro ndetse n'ikoranabuhanga, kandi kigatanga serivisi nziza utasanga ahandi. Icyo kigo cya Kigali International Art College cyangwa se KIAKA kinafasha abantu kwa applyinga abifuza kujya hanze mu bihugu bigiye bitandukanye bijya ku mugabane w'Uburayi nka Canada, USA, Turukiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Gana muri Kigali International Art College rero bagufashe muri serivisi zose. Si ibyo gusa rero, numvishe ko no mu masomo batanga nako muri iki gihe hariho promotion, harimo ko umunyeshuri cyangwa se uwifuza kwiga wese w'umunyarwanda ahabwa ikijyanye na scholarship. Narabyumvishe ko umunyeshuri wawe yishyuraga amafaranga 750 mu gihe kingana na short courses y'amezi 6, ariko ngubu urimo urahabwa scholarship ya 70%, ukishyura 30%. Kwiyandikisha amafaranga 15 nawe gana muri Kigali International Art College ku mafaranga yawe 750, wige umwuga uza gufasha kujya ku isoko ry'umurimo. Ndakubwiza ukuri ko muri aka kanya cyangwa se mu gihe tugezemo, isi iraryoshye, isi irimo irazenguruka, kandi murabizi ko ku isi hose tumaze gutungwa na internet, sibyo? Umurongo wa internet cyangwa se umuyoboro wa internet mwamaze kubona ko ari ikintu cyamaze gufata indi ntera, by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu yamaze kubigira ibintu biri ku rwego rwo hejuru. Nawe ubwawe wakifuza kuvuga ngo ese ni iki nakora kugira ngo mbashe gutungwa na internet? Kana muri Kigali International Art College nabo bagufashe kugira ngo ugire kimwe wamenya kandi cyakujyana ku isoko ry'umurimo, uva ahantu hamwe nawe utera imbere nk'abandi. Niko bimeze rero, jya kwiga umwuga utazavuga ngo sinakubwiye, sibyo? Ayo makuru manyagwaye ku buntu, nta gihembo, ntacyo ngusabye, kukubwira ko muri Kigali International Art College aribo bantu bonyine hano mu Rwanda bigisha ibijyanye n'ubumenyingiro. Ntabwo ndibuze ko bikwishyuza. We bahamagara kuri nimero ya telefone naje kuvuga kugira ngo nawe babashe kugufasha mu bintu bimwe cyangwa ibindi. Yego, ndagira ngo rero muze kumfasha muri comment. Ese wowe aho urimo uribaza iki, sibyo? Nyuma y'irekurwa rya Muheto Divine cyangwa se nyuma yo gukatirwa igihano cy'amezi 3, igifungo cy'amezi 3 gisubitse mu gihe kingana n'umwaka, mwebwe mu byakiriye gute? Ese murabona byari bikwiye ko ababarirwa cyangwa se ari bize gukatirwa icyo gihano? Ese murabona ko bari kumukatira nk'imyaka 2 cyangwa umwaka? Ndagira muri comment muze kugerageza mutubwire uko mwumva byagombaga kugenda. Gusa njye ku giti cyanjye hari uko mbyumva, nawe hari uko ubyumva, sibyo? Ndagira ngo rero dufatanye, sibyo, twungurane ibitekerezo kugira ngo nejo tuzakore ikindi kiganiro cy'ibyifuzo by'abafani ziwe cyangwa se cy'abamukurikira, ibyifuzo by'abamukurikira umunsi ku munsi, sibyo? Ndaje tuze guhuriza hamwe ibitekerezo, twibaze ngo byakakwiye kuba byari kugenda gute, wowe wabyumva gute? Ese urumva umuntu wafashwe atwaye ikinyabiziga adafitiye uruhushya cyangwa se ibyangombwa, ku giti cye wumva akwiye guhanwa bingana gute?
ese nk'uko mu Rwanda bahora batubwira ngo cyangwa se itegeko ritubwira ko gutwara wasinze ikinyabiziga mu buryo bwiza bwo gukumira impanuka ziba mu muhanda zishobora kuba zanagira icyo zakangiza kuba utwaye ikinyabiziga, urumva byagakwiye kuba bizari kugenda gute? Gusa njye ku giti cyanjye icyo nabonye, leta y'u Rwanda ni umubyeyi ukomeye cyane, kandi nshimire na polisi y'igihugu cyane, mukora akazi kanyu neza, kuko mwahagurukiye icyitwa buri muntu wese utagendera kuri gahunda nyagahunda, sibyo? Reka tubashimire cyane, ngiye mbakuriye ingofero rwose, muri abantu b'abagabo, muri abantu bakuru, muri abantu muzi icyo gukora, kuko muri aka kanya iri somo rya Muheto Divine ridusigiye irindi somo ku bantu benshi batandukanye, ritwigishije icyo gukora, ritwigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, sibyo? Ndakeka ko njye ku bwanjye ntabwo naba naramaze kubona ibintu nka biriya ntekereza kuba icyo kintu nagikora, sibyo? Ni wowe, ni njyewe, ni twese tugendere ku itegeko runaka. Biriya bintu byo gufata Muheto Divine bakaba bamubitsa ahantu, ntabwo ari ibintu nabura kuvuga ko ari byiza. Ni ibintu byiza cyane kuko buriya barengera ubuzima bwe, barengera ubuzima bw'undi muntu nawe yashobora kuba yari kugonga, ariko aho biba byiza kurushaho nimba akuyemo isomo. Hari ukuntu nyine umuntu bamuha igihano runaka, yarangiza ejo akongera akagisubira, uwo muntu ntabwo aba yarumvishe, sibyo? Hari ukuntu umuntu aba atarumvishe neza uko ibintu byakabaye biri buze kugenda, bikaza gutuma yumva ko amategeko ariyo yoroshya ibintu. Hari igihe ushobora kuba wumva nabi, wabona wenda hari igihe utashye ku mugozi cyangwa se bagukata igihano gisubitse, ugatangira ukavuga ngo ariko kuno ugiyeho bwa mbere bakankata igihano gisubitse, ejo uwakongera nkabikora ko numva nabo ushobora kuba nataha, sibyo? Burya si buno uyu mwanya ushobora kuba wagize amahirwe bakakurekura ugataha, cyangwa se bakagukatira igifungo gisubitse, ariko bivuze ngo ejo isubiracyaha murarizi, ejo ushobora kuba wasubira iryo kosa ukongera ukarikora, bikakubuza amahirwe ayo ariyo yose. Nimba uyu munsi bagukatira amezi 3 asubitse, ejo bakazagukatira imyaka 3 uri muri gereza, nawe ukabanza ukumva. Nagiye numva hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bamwe bavuga ngo mugende, ngo nibamufunge, ngo agende abanze yumve, agende asubize ubwenge ku gihe. Urumva abo ngabo babivuga rero, iyo bavuga ngo nagenda asubize ubwenge ku gihe, n'ubu ngubu ni isomo. Iri ni isomo rikomeye cyane, nizera ko Muheto Divine abashije gukura mu byamubayeho, cyangwa se mu minsi mike yari amaze ari muri gereza. Ntabwo yigeze yicara umunsi wa rimwe ngo yigire atekereza ko azigira ajya muri gereza ngo afungwe. Ndakubwiza ukuri ko ntabwo Divine yigeze atekereza ko umunsi uzagera bakamujyana muri gasho, akambikwa ipingu, agafungwa, sibyo? Kandi ikindi, twirinde gukora amakosa twitwaje ibyo turi byo, amazina dufite n'icyo turi cyo, sibyo? Wowe uri wowe, nanjye ndi njye, kandi wumve ko icyo uri cyo runanga ntabwo kiguha uburenganzira bwo gukosa, sibyo? Tujye twica tunatekereze, twibaze ngo ni iki cyakorwa, sibyo? Nawe rero aho uri hose, ndagusabye tekereza kabiri, sibyo? Utekereze icyo gukora, wibaze ngo nakora iki cyahindura, nyine cyagira icyo kinyubakira. Nakora iki cyatuma mvano kugaragara neza muri rubanda, kugaragara neza mu bakuzi. Byari bibabaje cyane kumva njye najyaga ndi ibintu by'imbuga nkoranyambaga. Gusa social media nayo nubwo ari nziza, ariko hari igihe dukorera amakosa. Hari igihe yakureba ukabona umuntu yakoze titre ngo Muheto Divine, ngo wa mukobwa wafashe ndabyita ngo iki, Miss Muheto Divine wafashwe yasinze. Wenda muri make wenda twagize amahirwe, nta wamufashe utuvideo twagiye ngo dupostingwe tugaragaza ko wenda tumugaragaza yasinze, ari kugurira nari kuva mu modoka. Ni byiza cyane, nashimira polisi y'igihugu wenda ko yamufashe hakiri kare, abantu batatangira kumwiha nawe, ariko nabo yarakoze akantu keza, yarabimenye ko afatiwe mu ikosa, ahita ajya ku ruhande, aho nakita nko mu muhezi, kugira hatagira abandi bantu bari buze bakamufata amavideo bagatanya gupostinga ibintu bitari byanyabyo, sibyo? Bigaragaza ko yari yasinze. Wenda birashoboka cyane ko yari yasomyeho, kandi urabizi ko karakuma ko mu muhanda niyo wakururaho umusa umwe
umwe cyangwa ibiri bigaragaza ko wanyweye, sibyo? Nizere ko biriya bintu byadusigiye isomo, tuzi neza ko twamaze kumenya neza ko niba byabaye ngombwa ko uca ku kabari nyuma y'uko uvuye mu kazi kawe runaka, ngira ngo umukuru w'igihugu yabivuze neza, yaravuze ngo nitujya mu kazi tube turi mu kazi, nyuma y'akazi iryo rimwe duceho turifate ntacyo bitwaye, sibyo? Ariko nyuma mu kazi nta nzoga, sibyo? Gutwara wanyweye ntibyemewe. Niba none ahangaha rero uzi ko byirakoze wafashe uwo mwanya ukagenda ugafata iryo cupa rimwe, tekereza wibaze ngo ese narifashe mfite n'umushoferi buze kuza kuntwara? Narifashe nzi ko ndibuze kugenda n'amaguru? Ese narifatiye he? Ni mu kabari, ni mu rugo, ni he? Sibyo? Gutwara wasinze rero ntago ari ibintu byiza habe na gato. Gutwara wasinze ntabwo byemewe, ngira ngo twese twamaze kubimenya. Bamwe mu bamotari ndajya mbameshoningaho cyane kuko abakunda kuntwara ndaza kubavuga. Abamotari mukunda kuntwara, hari igihe mutwara washyizemo agacupa nkano kugenda ngurukana, wenda hari igihe ibinyabiziga bijya bidushuka tukibwira ngo turabizi, nk'uko mujya muzi ko nyine nta muntu usezerana n'ikoranabuhanga. Ibinyabiziga ntabwo ikinyabiziga ushobora kugikontorora kurusha uko cyagukontorora. Birashoboka cyane ko ushobora kuba wagikontorora ukagitwara, ariko gishobora kukurusha imbaraga cyangwa ubwenge kikakugurukana, sibyo? Kikagukorera ibintu bitari byiza, kandi wagitwaye uzi neza ko kizi. Nta muntu umenya ikinyabiziga ntawe. Ushobora kugitwara mu buryo bworoshye, ariko isaha n'isaha cyagukoresha impanuka, isaha n'isaha cyagutura mu bintu bitari byiza, ugasanga bikugizeho ingaruka zikomeye cyane, sibyo? Ndagira ngo twese rero dushyire ubwenge kugira tujye tumenya icyo gukora, sibyo? Tumenye igihe dukorera ikintu mu gihe n'igihe cyacyo, sibyo? Kugira ngo tujye tubasha kugendera muri gahunda ya nyayo. Yego, ahubwo ndagira ngo twongere tukore kuri iyi ngingo rero. Mwese mwamaze kubyumva ko umuntu witwa Fata ku Mavuta baje gusanga atarigeze afatwa ibipimo by'uko yaba yarasanzwemo urumogi cyangwa se gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko numvishe we yivugira ngo ndashaka mfatwe ibipimo mu buryo bwa nyabwo bwo kugira ngo umenye, kuko we ntabwo yemera ko ibyo bipimo yabifashwe. Cyeka niba baramufashe yasinze ntabimenye, sibyo? Ahubwo ndibaza ngo Fata ku Mavuta ese kuko zari puranka, ibyo biyobyabwenge ntabwo ugeze abikoresha? Ariko Fata ku Mavuta ashobora kuba ari muzima, ahubwo nuko twebwe ibintu tubifata nkaho hari ukuntu umuntu aba asanzwe yifitiye volute ze zikomeye cyane zo mu buzima bwe butandukanye aba yaragiye avukana, twe tukabifata nkaho ari ibiyobyabwenge bakoresha, kandi mu by'ukuri ni volute z'ubuzima bwe rusange, sibyo? Ese kuki tufata ibintu tukabifata mu buryo butandukanye n'uko umuntu yimereye? Fata ku Mavuta ushobora gusanga ari muzima, twe twaba twarabifashe nkaho ziriya vibe aba afite ari mu kiganiro ari ibintu byo bisanzwe, niko yitereye, nizo mbaraga ziri muri we. Ahubwo twari tubifata nk'abayanywa ibiyobyabwenge ntabyo. Ndakubwiza ukuri ko umuntu uzi ko yakoresheje ibiyobyabwenge ntabwo yaba azi ko ari mu maboko y'ubushinjacyaha, narangiza we avuge ngo njye ndashaka ko mumpima munsuzume. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero Fata ku Mavuta ashobora kuba ari umuntu muzima, ahubwo biriya bintu atarabikoresheje, twe tukabifata nkaho byabaye kandi nta kibazo na kimwe yari afite, sibyo? Ahubwo reka dutegereze rero ko biri buze kugenda nyuma y'uko isomwa ry'urubanza ryiwe uyu munsi riri buze gukorwa, turi buze kumenyeraho ngo niki cyabaye, bimeze bite, birava he, birajya he, sibyo? Ntegereje andi makuru mashya ko nawe ari buze gusohoka kugira ngo tuze kubasha kumenya ngo ese Fata ku Mavuta ari buze kugaruka kuduha bya biganiro byiwe bivayibinga. Ese nyuma y'uko ari kuwe aragaruka kujya meshoninga ku bantu avuga umuntu atabifitiye uburenganzira? Ese nk'umunyamakuru gusa? Ariko ibiriya bintu ngiye nabifata nk'ibintu bya showbiz. Showbiz ni showbiz, kandi iyo hataba ibintu byo gutwika ngo meshoninge ku bantu ntabwo showbiz iryoha. Mwarabibonye muri saga zabaye abo na ba Jihad ukuntu showbiz yari iryoshye. Mwarabibonye ba Isimbi, ba Sabe, biba biriya mu showbiz yari iryoshye. Showbiz rero iryoshye n'amatiku, kugurukana, kujya gute na gute. Hari abantu babikora mu buryo kugira ngo batwike, n'abantu babikora mu buryo bw'ukuri gusa. Ariko showbiz nyinshi ngewe maze kubona ko umurongo wa YouTube ari kimwe mu bintu bishobora kuba bikorerwaho ibintu byinshi, yaba ibidushimisha ndetse n'ibitubabaza. Ariko ngewe 80% hari ibintu byinshi ntajya nizera byakorewe kuri YouTube, sibyo? Cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga hari ibintu abantu bakora nka prank, hari ibintu bafata bakeditinga, ibindi bagahuzahuza, ibintu bitari ibya nyabyo. Mavuze ko nyine iyo uri umwinfluencer ushobora kuzimya umuntu runaka, ariko njye simpamye ko umuntu ashobora kuzima akazimya 100%. Ubu nkanjye hari umuntu waza akanzimya, yari uranzimya nigeze nakaryari.
muri murahari ko yego yego turi mu kiganiro hano, turi live kuri YouTube channel ya Sound of Love. Namwe tubagaragaza se ko mwaje mu kiganiro. Yego yego umuntu turi kuvuga ngo ntago ajya avuga, akoresha ibimenyetso. Yego so nibyo rero nababwiraga rero, showbiz itarimo amashyari, itarimo amatiku, itarimo intambara za bamwe na bamwe ntabwo iryoha. Iyo haje umuntu akameshoninga kundi, ejo haza undi avuguruza bya bindi yavuze, ejo hakaza undi nabishimangira, ibintu ugasanga biraryoshye. Izo saga rero zo muri social media ngiye mbona ziryoha pe, sinzi impamvu nyine, gusa nyine tuba dufite umupaka runaka tuba tudashobora kurenza, sibyo? Hari uburyo tuba dushobora kuvuga ibintu bimwe cyangwa ibindi tukagira umupaka tugarukiraho ntiturengere, sibyo? Muri aka kanya rero tumenye umurongo genderwaho w'ibyo turi buze gukora, tumenye aho tutari buze kurenga, tumenye aho turi buze kugarukira kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, sibyo? Kuvuga menshi rero siko kuyamara, reka ngushimire cyane wowe wabashije gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byanjye bya buri munsi. Nkwibutsa gukanda subscribe, wowe utarabasha gukanda subscribe ukomeza unshyigikire ku biganiro byanjye bya buri munsi, tugenda tuganira kugira ngo nanjye ejo cyangwa ejo bundi nzajye ku isoko ry'umurimo, sibyo? Siko bimeze, ndatangiye nkipanga nk'umunyamakuru umwe rukumbi wipanze akazi, ni karibu ntacyo bitwaye pa. Yego yego mbo muri studio abantu baba bisanga ntacyo bitwaye, nawe waza nawe nundi yaza kugira ngo tujye tubasha kubana mu buzima bwa buri munsi. Gusa nawe niba ushaka ikiganiro ejo cyangwa ejo bundi watwandikira, nawe tukagutumaho ukagira ibyo usangiza abanyarwanda, ukagira ibyo usangiza abadukurikiye umunsi ku munsi. Usibye ko mu minsi iri imbere ngiye kujya mbagezaho ibiganiro bisanzwe byo mu buzima busanzwe, cyangwa se bya biganiro byahindura ubuzima, dushobora kuganira ni iki wakora kugira ngo ubashe gutera imbere mu buzima busanzwe. Njyewe rero nari Professeur Cyucyu cyangwa se Eric Stonji the Superboy, isamba ntibagwe ntege ko mutara rwahomotse, umugomo utagira konjire ku cyumwe nkora kuko apeti ya push d'après proposa ma equipe tiza apeti bayitupa mu matsinda. Ikiganiro cyo nakagaruka, ciao ciao. Yego yego.